nataka ushirika. Tusamue amaboko mu izina rya Yesu. Mimi nataka. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Indirimbo zibiri gusa mu iteraniro. Ni indirimbo y'ubwenge n'indirimbo. Izishaje turasaze mu izina rya Yesu. Indirimbo y'ubwenge ni indirimbo izivuga ngo Mana ndagushima ko wambabariye ibyaha n'ibicumuro. Hahigwa bari ibyaha n'ibicumuro bye maze ibyaha yakoze bigatwikwiye. Niyo ndirimbo igomba kuba hano mu iteraniro ry'abera. Pana ngo bazakugendaho ngo bazobona umunsi umwe. Umuntu yari kwagenda abwira inshuti ye ya bugufi. Kandi inshuti yawe ya bugufi ifite izindi inshuti gusa nuyibwira amakuru azagera kuri benshi. Kandi abantu bose bagiye bagira babugufi. Amakuru azabageraho. Yesu yarazutse. Kandi ayo makuru niyo azayihuta cyane. Iyo kuvuga ngo ni wowe inshuti yanje magara iri jambo tugira uribwira. Kera riba ryageze ku yindi magara. Riba ryageze kuri magara wundi. Curanga isirimba. Nimwigireyo. Mwami Yesu yarazutse ni muzima. Yesu 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 w'i Nazareti ni muzima. Yesu ni muzima. Umva ikintu gikomeye cyabaye mu muzuko w'umwami. Bitatu by'ingenzi. Icyambere nayo makuru yavuzwe. Mu minsi 40 yereka bigishwa. Nta yandi makuru mu mago bari ko bavuga. Nta yandi makuru yari kwavugwa mu mihanda usibye amakuru yo kuzuka kwa Yesu. Icyakabiri cyabaye mu muzuko wa Yesu ngo yunguye abigishwa ubwenge. Nta muntu pasa Kristo gidahaye ubwenge iyo yizeye. Abantu bata. Haleluya. Ndashimira kandi mwene data Sibomana twafatikanije n'urugendo rwa kino cyumweru. Pasta Katwa yadusanzina turi kumwe nawe, nishimiye kubana nawe. Imana igweze umugisha. Bavandimwe bose bavuye hatandukanye batuye muri Kenya n'abandi bavuye hanze mu bihugu bitandukanye, abo tubanye hano twishimiye kubana namwe. Turashima kandi kubw'ijambo ry'Imana. Mwongere ijambo ry'Imana amashimeshi. Mwakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana. Imana baheze umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya mbere n'umurongo wa 19. Twongere kandi dusome mu butumwa bwiza kubwanditswe na Matayo igice cya 6 n'umurongo w'8 n'uwa 9. Mukongomane nasome kandi turashima kubana nawe. Imana igweze umugisha rwose. Ubonije Imana tuziturushe. Katubabare konfomusha. Rwose. Ariko tangi haleluya. Haleluya. Ahimazwe Yesu. Petero wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 19. ahubwo mwacungujwe n'amaraso y'igiciro cyinshi. Ahubwo mwacungujwe n'amaraso y'igiciro cyinshi. Nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara. Ariyo ya Kristo. Ariyo ya Kristo. Amen.
soma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo bice 6 n'umurongo w'8 n'uwa9. Dukomerezeho amagambo ya Pasaka. Matayo ibice 6 n'umurongo wa 8 n'uwa9. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Amen. So mundi murongo nza kuvuga aho nari ngene ngo asome muhumva ariko mvuge hepfo. Nuko musenge mutya muti aho Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Aho amen. Ubwami bwawe buze. Bavuze 9 gusa. Iyo umurongo wa 10. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Amen. Amashimeshi cyane mukomere Yesu amashimeshi. Tendere turamwakiriye. Niwe twatangizanije gusenga kera. Giye twafatiwe Tendere. Aracakora umurimo w'Imana. Mana ugeze umugisha rwose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngasubira kucuranga gatoya. Ibintu byose turaguma tubikore hano. Ariko gusa mwibuke ko Yesu yapfuye akazuka. Air Force iri hano, Ministeri ya Air Force. Nimuze hano gatoya. Abantu batarenze bane. Nasibo mana nasi. Gwino ntakundi uzogenda. Yesu wa Nazareti. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi ngo ameze nk'ayo umwana we ntamutagira inenge kandi ngo idafite ibara ngo ayo maraso na ya Kristo Yesu. Natangajwe n'Imana na Yesu n'umwuka. Yesu yavutse tayari yapfuye. Yesu yavutse kera yapfuye. Iyo bavuga Pasaka hari ababizana cyagiye cy'ingobyi ya Edeni na cyagiye cyo muri Egiputa bakazana kinoge Yesu yavutse akabambwa, ariko Imana yabikoze kera ngo isi n'ijuru bitararemwa. Esaya muhanura aravuga ngo nukuri ngo ni umunyamibabaro wamenyereye intimba kandi ngo ibicumuro zacu
ngo nizo yacumitiwe, ngo yashajaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri ngo yatambwe kera. Yohana agiye kuzandika mu byahishuwe aravuga ngo Satani yo yatombotse, abazimu bateye, ngo habaye ibita biteye ubwoba, ngo habaye intambara rukokoma, ngo Satani azanishwa n'ibintu bibiri gusa, ngo ni amaraso ya Yesu, ngo ni ijambo ryo guhana. Haleluya! Yatambwe kera isi n'ijuru bitararemwa. Pawulo arasandikira Abayefeso aravuga ngo kuko muri abo yaremye, ngo ibaremeye imirimo myiza muri Kristo, ngo y'Imana yiteguriye kera h'Imana ni kera itaragira ikirema sejo bundi, ngo Imana yabikoze kera. Ibi byose Yesu yakoze amaze kuvuka, yabikoze nk'ibimenyetso simusiga n'ubwenge butangaje kugira ngo abantu bemere Yesu ko yatumwe n'Imana. Ariko ibintu zose yaje yarabirangije. Baza narigeze kubivugana dutaramye. Satani n'umwibyi yavuye mu ijuru yibye urufunguzo, yavuye mu ijuru yibye imbaraga, yibagirwa kwiba ubwenge. Yesu niwe wazanye ubwenge gusa, azanye ubwenge bumuhesha gutsinda. Satani yagiye atega zambushe nyinshi, yagiye atega imitego myinshi, ariko kubera ubwenge bwa Yesu ngo nta kintu na kimwe yakoze atabajije se, ngo kugira ngo atazahusha intego. Yabikoze mu bwenge bwinshi, yaka Satani urufunguzo. Mukomere Yesu amashi. Yataba wowe mukiza wanje, mbese nari kubuwande, sinari nzi yomva niyo ngana, nari mu mwijima mwinshi, yambohoye ingoyi z'umwanzi maze aramuriki. Yataba wowe mukiza wanje, mbese nari kubuhane, sinari nzi yomva niyo ngana, nari mu mwijima mwinshi, yambohoye ingoyi z'umwanzi maze aramurikira. Yesu w'i Nazareti. Yesu ahamagara abigishwa barabana, abigisha byose, ababwira ko azapfa ku munsi wa gatatu akazuka. Bimaze kuba ngo abigishwa bagira ubwoba bwinshi. Kera nigeze kumva abantu babivuga mu materaniro nk'aya ya Pasaka, ngo Pasaka ni umukutano w'abagabo. Ese wanyu mwe ntibabivuze kera? Bakaza bagukuri Noel ngo ni umukutano w'abamama ngo n'abana, ngo Pasaka ni umukutano w'abagabo, ngo Pentecoste ngo ni umukutano w'imbaraga ngo n'uw'abasore. Numvise babivuga. Umva nkubwire, Pasaka abantu bari bafite ijambo, banavuze ijambo mbere, ni abadamu. Ngo abagabo bagize ubwo barikingirana, Yesu ngo agize iminsi 3 yahamwe. Luka arabyandika. Abayuda ntabwo batinyuse kubyandika no kubivuga, kubera ko bashiraga abagore hasi cyane, ntibashakaga ko amakuru yabo amenyekana. Usibye igihe cya Debora ngo amazi yari yarenze inkombe, baravuga ati ushaka ubikore natwe tuzakubaha. Ariko igihe cy'intumwa ba Petero n'abandi ngo barikomeza, ngo banga kubitangariza abantu. Luka arabyandika. Luka ntabwo yari umuyuda, yamavuga ngo abagore bo muri twe ngo badutangaje, ngo bazindutse ku gituro cy'umwami Yesu, ngo bazana amakuru ko Yesu ngo atakiri mumva ahubwo yasutse. Ariko baravuga ngo kugira ngo bazabyemeza abandi bantu, Yohana na Petero bariruka ngo nabo bajeyo kugira ngo baze bavuga amakuru ataraye abagore. Ariko kera ibintu byari byarangiye, bari bamamaje ko Yesu w'i Nazareti yazutse.
Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Iyo ataba wowe mukiza waje, mbese nari kubuande. Sinari nzi yomfa niyo ngana, nari mu mwijima. Haleluya! Ahimbazwe Yesu ibihe byose. Tumuzamurire amaboko Yesu watsinze Satani. Ahimbazwe ibihe byose. Haleluya! Yesu yarazutse. Yesu yarazutse ni muzima. Yesu yarazutse ni muzima. Yakoze ibintu bikomeye cyane agaze kuzimu. Reka mabwire bibiri by'ingenzi. Icyambere mu cyatumye ajyayo ngo kwari kugira ngo yake Satani na zambaraga rwa rufunguzo na zambaraga zose yarafite. Ngo yari yarabushabera bose bafanye ibyiringiro. Barimo umusaza Abraham. Ngo nabandi bera bose barimo Abeli. Ngo bapfuye bafite ngo ibyiringiro ku mwami Yesu ngo ari muzima. Ariko ngo ntibari bafite imbaraga z'umuzuko ngo kubera ko Yesu yari ataraka Satani urufunguzo. Ngo niyo cyatumye ngo amanuka ngo wagere kuzimu yaka Satani urufunguzo. Icya kabiri ngo kwari gutangariza bera ko babohowe. Ngo arabafata arabazamura ngo uwo munsi Yerusalemu ngo bamwe bashitsi benshi. Apana bijya ngo wowe wanga abashitsi. Urashobora kubanga ariko bakaza. Bazabaza kuko baraje Yerusalemu yuzura abashitsi bateye ubwo. Takindi kizagishura ibintu bihishe. Usibye amaraso ya Yesu. Bibiliya iravuga ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu ngo twebwe abari kure cyane. Umuntu uri kure ushaka kugira ngo yegere ni mu maraso ya Yesu gusa. Maraso atagira inenge. Twongere tumuzamura amaboko Yesu. Tumesamehewa dhambi zote, sasa tu wana wake. Oh haleluya, damu iliyomwagika Kalvari ndiyo nyimbo yangu. Tumesamehewa yo tu wana wake. Tumesamehewa sote, sasa tu wana wake. Haleluya! Yesu Yesu. Tumuzamura amaboko Yesu watsinze Satani. Haleluya! Yesu amaze kuzuka. Ibintu bitatu by'ingenzi byahawe intumwa. Bitatu mu muzuko wa Yesu. Hari icyo abantu bari bakoze gikomeye cyane. Ngo kubera kumenya amakuru ya Yesu. Ngo bafasha abasirikare bakomeye b'abarinzi. Baravuga ngo nibarinde ngo igituro cy'umwami Yesu. Ngo abigishwa be ngo barashobora kuza bakamwiba ngo bakazajana amakuru bavuga ko Yesu yazutse. Ngo basirikare baragenda barinda imva ye. Ariko mu munsi wa gatatu Yesu arazuka ngo barabibona ngo badafite imbaraga z'icyo bokora ngo cabuze umuzuko kuko ibintu kera byari byarangiye. Ahabwe icyubahiro Yesu. Amen. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Haleluya. Kera Yesu yari yasutse. Kandi Yesu nta marayika wafashije Yesu kuzuka. Nta marayika wakuyeho igitare ni Yesu mwenyewe. Yarabikoze. Ujya marayika basanze yicaye kuri cya gitare ngo yari marayika gusa kubwira abagore amakuru. Ngo bariko biburanya mu mitima ngo bafite agahinda ngo batekereza umwami wabo. Baravuga ngo se ninde dukuriraho igitare. Ariko ngo basanga marayika arahicaye. Aravuga ngo mureke gushakira umuzima mu bapfuye. Umwami Yesu yazutse. Yesu yarabivuze mu buhamya bwe atanga ubuhamya. Yaravuze ngo igituma data nkunda ngo zantanga ubugingo bwanje ku bushake bwanje nyine ngo ngasubira kabwisubiza. Yesu ni mwenyewe. Mumukomera amashi Yesu. Tumesamehewa dhambi
zote, sasa tu wana wake. Oh haleluya, damu iliyomwagika Kalvari ndiyo nyimbo yangu. Tumesamehewa dhambi zote, sasa tu wana wake. Haleluya, haleluya, ahimbazwe Yesu Yesu. Ngo baheza amafaranga barabavuga ngo ntimuvuge ko yasutse, ariko ngo ntibyari gukunda. Umuzuko w'umwami wari ufite imbaraga, batwara amafaranga baravanga umuyarya ariko mutekeke. Aya makuru ndimuyavuge, Yesu yazutse. Uko byagiye bigenda, umuntu yari kwagenda abwira inshuti ye ya bugufi, kandi inshuti yawe ya bugufi ifite izindi inshuti, gusa nuyibwira amakuru azagera kuri benshi. Kandi abantu bose bagiye bagira babugufi, amakuru azabageraho. Yesu yarazutse, kandi ayo makuru niyo azayihuta cyane. Iyo kuvuga ngo ni wowe inshuti yanje magara, iri jambo ntugire uribwira, kera riba ryageze ku yindi magara, riba ryageze kuri magara wundi. Curanga isirimba. Nimwigireyo. Mwami Yesu yarazutse ni muzima. Yesu 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 w'i Nazareti ni muzima. Yesu ni muzima. Umva ikintu gikomeye cyabaye mu muzuko w'umwami, bitatu by'ingenzi. Icyambere nayo makuru yavuzwe mu minsi 40 yireka bigishwa. Nta yandi makuru mu mago bari kubavuga, nta yandi makuru yari kuvuga mu mihanda usibye amakuru yo kuzuka kwa Yesu. Icyakabiri cyabaye mu muzuko wa Yesu, ngo yungu yabigishwa ubwenge. Nta muntu pasa kisigidahaye ubwenge iyo yizeye. Abantu batagira ubwenge bw'Imana tibarasogongera Pasaka. Ntabwo barasogongera ku muzuko wa Yesu. Yesu amaze kuzuka ngo abungura ubwenge, ngo kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Abandi ngo ntibakaza bamenya uko bimeze, ariko mwebwe muza mubimenya. Ninajyo sengesho yigishe barabigishwa gusenga. Yarababwiye ngo mwebweho, kuko hariho abandi, hari abandi, ariko mwebweho muzasenge gutandukanye no kubafarisayo. Icyakabiri n'ubwenge. Icyagatatu ni ukwitegura kugaruka kwa Yesu. Nibyo bintu bitatu bikomeye mu muzuko. Yesu azaza. Yesu azaza. Mwitegure kugaruka kwa Yesu. Mwitegure kugaruka kwa Yesu. Ngo yasezeye kubigishwa be, arazamuka ariko aravuga ngo azobohereza umufasha, umwuka wera. Ngo marayika ngo ahitamanuka, aravuga ngo kumubonye agiye, ngo niko azagaruka. Yesu azaza. Yigishije abigishwa gusenga, ariko ntabwo yari abiteganya, ntabwo yari ateganije kuzabigisha gusenga. Icyo Yesu yakoraga mu bigishwa be kwari ukugira ngo barebere ku buzima bwe. Niyo mpamvu yabatoranije mu bandi, asangira nabo, agendana nabo, ararana nabo, ubuzima bwose barabusangira. Ngo kwari ukugira ngo bamwigireho, ngo baza bakora ibyaza akora. Yari afite gahunda yo kubigisha uburyo baza basenga. Yari afite kubabera mwarimu,
bakamwigiraho. Ariko ngo bimaze kunanirana ngo bazana icyo cyifuzo, baravuga ngo twigishe gusenga. Yesu agiye kubigisha gusenga, abigisha rino sengesho, aravuga ngo mwebweho nimuza muja gusenga muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Nico cyatumye Pasika kiba, kwari kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe cyonyine gusa. Abantu bamaze gutakaza ishusho y'Imana, muvuga batumwe yabivuze, habaye gusa kutubaha Imana muri bo. Yesu aje abigisha kuba mu bihe byo kubaha Imana. Ibikorwa byose mukora mubikore muzamurira Imana icyubahiro, mubikore mwubasha Imana. Pawulo yabwiye abikorinto, arababwira ngo nimba murya cyangwa munywa ngo cyangwa mukora n'ikindi cyose ngo mubikorere kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umwanditsi kandi arabivuga, aravuga ngo impano zose z'Imana cyangwa nishi n'iz'abantu badashobora kumenya ko zikomeye ngo zigomba gusa kuba ziriho ikimenyetso cy'umwuka wera. Umwuka wera icyo uzukora uzawubahisha Imana. Nguriya aje gutwara itorero, Yesu w'i Nazareti. Oya tibigitize, nguriya ndamubona, nguriya araje, nguriya araje, Mana we, aje gutwara itorero. Oya tibigitize, nguriya ndamubona, nguriya araje. Haleluya, haleluya, ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe Mwami. Pasika yabereyeho kugira ngo tugarurire Imana icyubahiro. Pawulo abwira ab'Efeso, arababwira ngo kuko muri abo yaremye ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Avuga irindi jambo yamavuga ngo nuko ngo namwe yarabazuye, ngo yabazuriye ikintu kimwe gusa. Tureke byinshi nubwo bihari, nigeze kandi kubabwira dutaramye hano, iby'Imana ntabwo ari ikintu kimwe, ni kimwe ukacongeraho ikindi bikabona kuba byiza. Ariko muri izo byinshi by'ingenzi Imana yatuzuriye muri Kristo Yesu kugira ngo ubuzima bwacu tubeho mu buzima bwubaha Imana. Izina ryawe ryubahwe, izina ry'Imana ryubahwa iyo hakozwe ibintu bibiri by'ingenzi. Iyo tuvuga iby'ingenzi bibayeho ibindi nubwo bitobaho, ibintu biba byuzuye. Izina ry'Imana riza ryubahwa iyo abantu bihanye ibyaha byabo. Yabivuze kandi umuvuga butumwa, iyo ahantu mu mitima y'abantu hari ukwihana, izina ry'Imana rihita ryubahwa, abantu batavuze ngo mwubahe Imana. Hari ibyo abantu baza bakora babikoreshejwe n'abandi, ariko iyo habaye kwihana, izina ry'Imana rihita ryubahwa hatabaye andi matangazo. Nimwubahe Imana, tuyizamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ngo ab'Efeso bakoze ibyaha birenze kamere, Pawulo ababwirije ubutumwa bwiza ngo bakire umwami Yesu, ariko ngo bagira ikibazo kimwe gusa, ngo bakaza batekereza ngo ariko ngo barashobora kwemerwa n'Imana bitewe n'aho bageze, ngo bujya ari kure cyane. Bari bageze kure cyane, ariko ngo bagira ikibazo ngo cyo kubaho, ngo batemerwa n'Imana nubwo bumvisha ubutumwa bwiza. Pawulo yavuze ubutumwa bwiza barabwumva, ngo ariko ngo bagumana icyo kibazo. Ababwira ijambo, arababwira ngo nuko rero ngo iyo minsi yo kujijwa ngo Imana yarayirengagije, ariko ngo irabategeka none kwihana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kandi kwihana, iyo habaye kwihana nta munyembaraga ubaho. Ubundi habe n'umuntu ukomeye iyo yihanye kera babaye abagiye hasi cyane. Nta rundi rwego rubaho rwo hasi ruruta kwihana, nta rubaho, ntago. Ukomeye iyo yihanye niwe uzugaragara ko ari muto kuruta abandi bantu bose bahari bahumeka. Kwihana ni igikorwa cyubahisha izina ry'Imana.
Yesu yaraje kugira ngo abantu bihane bubahisha Imana. Yohana yarabikoze igihe cyose yavuze ubutumwa. Ijwi ry'urangurura mu butayu yarababwiye gusa ngo mwihane. Mwihane kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Si bijya byo kuzana ibintu byishimo wewe. Muri bukajya sengesho y'ujya mugabo. Wa mugabo bara muri Bibiliya. Yari kwasenga. Yari kumwe na mugenzi we. Aravuga ngo urabizi ko njewe ibintu byose nabikoze neza. Ariko amasengesho y'uyu wacu nyabuna ntuyumve. Hareke kumana ko gusakuriza ariko jewe undebe nyiteho. Iwe ngo aca bugufa arihana ngo Imana ibona ko ngo ari we ngo ubaye imbere y'Imana neza ngo kubera ko yubahishije izina rye. Kwihana ni igikogwa gihesha izina ry'Imana icubahiro. Nimwihane mu izina rya Yesu. Nimwakire Pasaka. Mu minsi ishize hari uwabwirije avuga ukuntu Yesu yazutse ariko hari kuri Noel. Numva mugenzi we aramubwiye ngo se ngo kuzuka kwa Yesu ngo bihuriye no kuvuka kwe. Iri sengesho ni Pasaka. Nimwakire Pasaka. Muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ijambo rya kabiri no kwizera. Ahari ibikorwa byo kwizera izina ry'Imana rihita ryubahwe. Kandi ngo kwizera kw'intumwa nicyo cyatumye bavuze ngo abubitse ibihugu byose ngo bageze nino ngo bazubikishije kwizera kwabo. Kandi ko kwizera niko kuza gutuma Imana ibana n'abantu mu mwuzuro w'ibyishimo. Bibiliya ivuga ngo ntibishoboka kutizera. Yanezeza Imana. Nimwizera amaraso y'Umwami Yesu. Kuko muri abo yaremye kandi mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Si amaraso y'inyamaswa ahubwo ni amaraso y'Umwami Yesu. Ni amaraso y'agaciro kenshi ngo agire imbaraga kuba yizera. Ayo maraso agira imbaraga kuba yizera. Nimwizera amaraso y'Umwami Yesu. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ntabwo nzarimbuka sinzacibwa witeka. Yesu yaritanze mu cyimbo cyanjye. Ntabwo nzarimbuka sinzacibwa witeka. Yesu yaritanze mu cyimbo cyanjye. Yarabambwe ndabamburwa, yarakubiswe ngo mbabarirwe ibyaha. Aye niyo mpamvu mubona nseka. Aye niyo mpamvu mwumva ndirimba. Aye niyo mpamvu mubona nseka. Aye niyo mpamvu. Haleluya. Shimwa Yesu. Tumuzamure amaboko Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Haleluya. Ahimbazwe Yesu Yesu. Ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana iyo bwashe umva ibintu binabyingenzi bisaba iby'ubwami bw'Imana bwaje. Icyambere ngo baboshwe bazabohoka. Imana ibabohore mu izina rya Yesu. Imana ibohora baboshwe. Ibohora baboshwe. Kuko ubwami ntibwokorana n'abantu bafunze akandoye. Ntibwokorana n'abantu baboshwe. Imana isikorana nabo yabaje kubohora. Yesu arabivuga aravuga ngo naje kubohora imbohe. Umwuka w'Uwiteka ari kurisha ngo yasigiye amavuta. Muzo yansigiye amavuta kubohora imbohe kurimo.
yarababwiye ngo muza musenga ngo ubwami bw'Imana nibumara kuza bubohora baboshwe muri mwe. Icyakabiri ubwami bw'Imana buza bukora iyo abantu babohotse baza bakorera Imana. Nta muntu uzi ukora boshwe. Ndi mukanataneho n'imfane. Urabona abantu baboshwe iyo babavuze ngo barabohowe barafunguwe. Si ukubabwira ngo baje muhera kwicara. Ni ukubabwira ngo basubire mu buzima busanzwe bakora imirimo. Ubwami bw'Imana iyo bwaje buza butuma abantu bakora kandi bagakorera Imana. Icya gatatu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bw'umuzuko wa Kristo. Icya kane ngo Imana izibuzuza mu bwami bw'Imana, ngo iyo ubwami bw'Imana bwamanutse ngo Imana izibuzuza indirimbo z'amashimwe, ngo izibuzuza zaburi. Pawulo yabwiye abi Efeso arababwira ngo ntimugasinde inzoga ngo zirimo ubukubaganye, ariko ngo muzure umwuka ngo muririmbe zaburi. Ababohowe baza baririmba. Imana izibuzuza indirimbo z'amashimwe mu mitima, pana za ndirimbo z'amaganya no kuza kuzirihimba hano mwaratonganye hari hanze. Hari abantu bagira indirimbo zo kurwana n'abandi bantu hano. Izo turazaze mu izina rya Yesu. Ubundi hano mu iteraniro, aha mu iteraniro ira zaburi yose ntizisomerwa hano mu ikanisa. Zaburi yose ntizisomerwa mu rusengero. Hari iza hano mu materaniro, hari izindi zo mu mago, hari izindi zo mu misozi mwagiye mu butayu. Kuko iyo mu butayu yizanye hano no gusohoka hano mukarwanira hano hanze. Muzasome zaburi muzazumva ayo makuru muzayasangamo. Hari indirimbo zibiri gusa zigomba kuririmbwa mu iteraniro. Aha mu iteraniro ni zibiri gusa. Ni indirimbo nsha n'indirimbo y'ubwenge. Indirimbo z'ubupfu turazaze mu izina rya Yesu. Mimi nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika. Mimi nataka ushirika. Tusamue amaboko mu izina rya Yesu. Mimi nataka. Haleluya! Ayibazwe Yesu. Indirimbo zibiri gusa mu iteraniro. Ni indirimbo y'ubwenge n'indirimbo izishaje turazaze mu izina rya Yesu. Indirimbo y'ubwenge ni indirimbo izivuga ngo Mana ndagushima ko wambabariye ibyaha n'ibicumuro. Hahigwa wabariye ibyaha n'ibicumuro bye maze ibyaha yakoze bigatwikwi. Niyo ndirimbo igomba kuba hano mu iteraniro ry'abera. Pana ngo bazakugendaho ngo bazobona umunsi umwe. Iyo ni nziza. Iyo ni zaburi Imana iba yagushizemo hari aho uzuyiririmbira ariko si hano. Yake Yesu. Ayibazwe Yesu. Iyo saburi, iyo ndirimbo si yahano. Uzayiririmbira iwanyu. Nigeze kubibabwira kandi hano dutaramye. Ariko ni byiza kubisubiramo. Paulo niko yabwiye Abafilipi. Yarababwiye ngo ntibindambira kubabwira izo nigeze kubabwira. Habe naje no kuri ntibindambira. Tugahaguruke gushima hano. Ndagushimira muzeyi. Ufite ubwenge bwo gushima. Hari abandi bibifu bataza bamenya gushima. Muzi bipfu ko bazabishima. Azatambuka ndakavanga iby'Imana yakoze ngo nukuri ngo sinobibabwira ngo madamu n'abana ngo nibo babizi ngo abandi ni mukoma amasha. Bakwihorera. Ntabwo ngo ufite bwo gushima mu iteraniro. Ngo hari ikintu ngo Imana yakoze ngo nukuri ngo akanwa kanje karaze ngo ndiko ndabura uko nkivuga. Ngo madamu n'abana ngo nibo babizi ngo ndetse ngo habe na ba pastor Kado ngo icyo kintu ngo barakizi ngo ariko ngo nimukomere Imana amasha. Icyo kintu muri kumuvuga gisobanutse. Iyo ni zaburi y'imuhira.
iyo zaburi ni yimuhira si yahana mu iteraniro. Indirimbo nsha ni indirimbo ivuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Nizo ndirimbo zibiri gusa zigomba kuba hano mu iteraniro ry'abera. Kandi iyo niyo Pasaka. Pasaka no gushira izina ry'Imana hejuru. Ngo Yesu mwamaze gutsinda zose, ngo Imana imuha izina risumba andi mazina yose, ngo kugira ngo indimi zose n'imiryango ngo bivuge ko Yesu ari umwami. Tumuzamure cyubahiro Yesu watsinze Satani. Haleluya. Ahimbazwe Yesu Yesus. Imana yuzuza imitima yanyu zaburi yo kuririmba indirimbo y'ubwenge n'indirimbo nsha mu izina rya Yesu. Reka nsoreze kuri iri jambo. Nashoje wa mwanya wagumye kuba munini cyane. N'igitaramo n'ukuntu kingana kimeze. Mimi nataka ushirika na wewe. Yewe roho. Mimi nataka ushirika. Oh. Mimi nataka ushirika. Yewe roho. Mimi nataka ushirika na wewe. Haleluya. Ahimbazwe Yesu Yesu. Ahimbazwe Yesu. Pasaka zikura abantu mu rujijo. Abantu tubasabemera ibyo batazi. Tubasabemera ibyo batazi. Tubasabashangwa n'inyigisho zose zije. Ngo baragiye. Ngo bazakubisa. Pasaka izikura abantu mu rujijo. Iziheza abantu ubwenge bagasobanukirwa. Bakamenya icyo bagomba gukora, bagatandukanya indyo n'imoso. Kandi ngo abantu batangariye bigishwa ba Yesu. Pasaka ngo imaze kuba. Baravuga ngo nukuri ngo aba ngo bafite ubwenge. Kandi ngo aho bakuye ubwenge ngo hari umugabo bagendanye nawe. Bagendanye na Yesu. Imibereho ya Yesu yagaragaje ubwenge. Amaze gupfa no kuzuka ngo yungura bigishwa ubwenge. Ngo abantu bose baravuga ngo nukuri aba bagabo bafite ubwenge. Kandi muri byinshi bababujije. Rero bababujije ibintu zose ariko ngo intumwa ngo zanga kubireka. None ngo bakuru ngo barabinginga. Baravuga ati sawa mugume mu bikore byose ariko ga namwe mutwemerere nk'abagabo bo mu muhana, nk'abagabo tubanye hano twese. Kandi muzi ko twabubashe, ntibari barabubashe. Bakaza bafunga gusa ngo bagasanga inzugi zakingutse bakaja hanze. Ngo bababurira uburyo. Ngo babuze uko babafata. Ariko baravuga ati noneho mutwubahishega namwe tubabuze ikintu kimwe kandi mucumve. Ibi byose mu bikore, ibitaramo byose mu bikore, indirimbo zose muziririmbe, ariko tubahaye gasopo y'ijambo rimwe gusa. Undi mwese kuvuga muri iryo sina rya Yesu. Mugenda mbwira abantu ko Yesu yazutse. Ibyo ni mubireke ariko ibindi byose mu bikore. Petero ngo aravuga ngo tutavuze icyo ngo n'ibindi byose aba ari ubusa. Yesu yarazutse. Nigeze kubibabwira kandi hano. Reka umuntu naguheza ibintu byose kubikora hano akakubuza kuvuga. Nibyo ukora ntababyemera. Umuntu aguhaye igikorwa cyo gukora ariko akakwiyama kuvuga. Ibyo ukora ntababyemera. Banga ko tuvuga. Ariko Yesu yarapfuye arazuka. Arahari ni muzima mu izina rya Yesu. Tumuzamura amaboko Yesu watsinze Satani. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe Yesu. Siku hiyo ni ya shangwe kwa mabubu wasuri. Siku hiyo watamusifu. Deka senge. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapo pumzika, wagonjwa wote watavikwa miili mipya, sio na mii ya magonjwa. Siku hiyo ni ya shangwe
kwa vipofu watafunguliwa macho siku hiyo, watamona Bwana Yesu kwa macho yao, watawaona watakatifu wengine, watamona Bwana Yesu kwa macho yao, watawaona. Haleluya! Ayimba Yesu Yesu. Amen. Ngwino dusenge sibamo. Tubasabire ku Mana. Watamona Bwana Yesu kwa macho yao, watawaona watakatifu wengine, watamona Bwana Yesu kwa macho yao, watawaona watakatifu wengine, watamona Bwana Yesu kwa macho yao, watawaona. Haleluya! Ahimbazwe Yesu Yesu. Tumusamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ahimbazwe Yesu. Gavuga icyo weretswe. Siwe mara navuga icyo yeretswe. Vuga ikiri ku mutima weretswe dusenge. Haleluya. Takirenze icyo ijambo ry'Imana rivuze. N'ubuhanuzi bwose bwuzuye buva ku Mana ya Isiraheli. Tuzamure Imana icubahiro. Haleluya! Amen! Ibirenze nukuja guseseka ibintu uko bitari. Ibyo Imana duhaye birahagije kujakira tukabinezererwa tukabyishimira. Tukajumva tukajumva. Yesu yarapfuye arazuka. Pawulo yaravuze abwira abikorinto, aravuga ngo mube maso mukomerere muco mwizeye, mube abagabo nyabagabo mwikomeze, ibyo mukora mubikorana urukundo, nta kindi tubifurizaho mugira urukundo muri Kristo Yesu birahagije. Nako tuzamure Imana cyubahiro. Nijoro reka nsoze nijoro ariko Imana ubwo mpayiga n'Imana yabivuze. Nijoro narajyanye ndarota nabibwiye mu gitondo wacu, mbona umuntu ukarabwiriza ariko abwiriza afite inkota mu maboko ntwaro imbunda yabwiriza. Noneho bo yabwiriza barababara, mbona baremerewe cyane, bafite ubwoba ntibabumva ijambo ry'Imana kubera kuko abafatiyeho intwaro. Barahenda baringinga ntibzakunda. Umwanya mbona ndahageze, ndamuhenda bukeya, mbona nsingirije ya ntwaro. Numva ko ijwi rimbwira ngo ese uzi gituma guharira ntwaro? Ngo ese waruzi ko hari abavuga butumwa bamwe ngo babereho kuza bacumita abantu no kubabaza kubi mu butumwa bwiza ngo bagakomeretsa imitima yabo. Iriya nkota umunyatsi nabavuga butumwa benshi bahawe inkota yo gucumita abantu uko bitari. Ye munyako yimukureho. Abavuga butumwa babwiriza ubutumwa uko bitari. Tubanyaza inkota mu izina rya Yesu. Yazavuga ubutumwa uko buri uko Yesu yabutanze burahagije. Mane mu ijuru dakiranirwa bagire neza baheze umugisha. Reka dusenge. Aho. Mana waturemye, turakwinginze. Mana wankishije ndwaye, Mana wambohoye mbushwe. Data wicaye mu buturo bwo mu ijuru, ndakwinginze ndagusabye uyu mugoroba. Save la cor. Trasomida save la fere de cor. Tasovine sove la fere de cor. Tabaritwe wa Mana we. Zina ryawe rihabwe icubahiro. Yesu w'i Nazareti! Yesu w'i Nazareti! Yesu w'i Nazareti! Barambwe kwasuka menda laho. Kino munga la vie. Kora imirimo n'ibitangasa muri iteraniro. Baragaza umwami wanesheje urupfu n'abadayimoni. Wamamare kandi wamamare. Wamamare kandi wamamare.
wamamare kandi wamamare, turakwishimiye turaguhimbaza, wamamare kandi wamamare. wamamazwa uhabwa icubahiro, turabasabira abarwayi kuba basima mu izina rya Yesu. uhabwa icubahiro, turasabira abarwayi kuba basima mu izina rya Yesu. turasabira abarwayi mu izina rya Yesu, bamuzima kubw'amaraso ya Yesu, babe bazima, bamuzima kubw'amaraso ya Yesu. amaraso y'umwami Yesu nagukize, amaraso y'umwami Yesu nagukize, mu izina ry'umwami Yesu wanesheje, mu izina ry'umwami Yesu wabambwe, mu izina ry'umwami Yesu wasutse, mu izina ry'umwami Yesu wicaye iburyo bw'Imana, mu izina ry'umwami Yesu uzagaruka gutwara itorero. ta sauver la carte de sauver la fe. uyu mugoroba ube muzima mu izina rya Yesu, uyu mugoroba uhembuke, uyu mugoroba Imana ikuzuze, uyu mugoroba Imana iguheze imbaraga mu izina ry'umwami Yesu, uyu mugoroba Imana iguheze ubwenge, uyu mugoroba Imana ikwicurire, uyu mugoroba Imana ikwiyereke kubw'amaraso y'umwami wanesheje urupfu n'abadayimoni. mwami Yesu ugakiza kabizera, mwami Yesu ugakiza kabizera, ubasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza ndetse n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Imana ni gucira inzira mu mbaraga z'umwami Yesu w'i Nazareti, Imana ni kureho imisozi iri imbere mu mbaraga z'umwami Yesu w'i Nazareti. ibikomeye Imana ni byoroshe n'ibihindura ubusa, kuko Imana ibasha kubikora mu izina rya Yesu. ducurangira agasimba gatoya. murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha.